I'm one of the contestants of Miss International Run in 2019. I'm passionate about being a businesswoman with global influence. Thank you. Thank you very much. We love. Shanitah, uri buhitemo gusubiza mu ruhe rurimi? Kinyarwanda. Nakoze cyane Shanitah, uri muri aka gaseke utoranye agapapuro kamwe maze ubwira abakemurampaka umubare uriho. Nimero 5. Shanitah. Murakoze. None tubonye musigaye muri batanu mwirushanwa iki wumva ari we wakwegukana ariko murakoze impamvu numva ko nakwegukana Ikamba ni uko mfite ubwenge umuco ndetse n'ubwiza mu muco mfite nzagenda guhagararira u Rwanda mu muco nyarwanda harimo indangagaciro arizo twize mu mwiherero harimo ubumwe ubupfura ndetse no gukunda igihugu ntekereza ko ninjya guhagararira u Rwanda mfite izo ndangagaciro ndetse nkesha agaciro nk'umukobwa nzabasha kwegukana iryo kamba. Zibazigirwa mu gikorwa nk'iki uburyo bazikemura kugira ngo tugishurirwe uzaduhagararira muri Poland mu Kuboza 2019 mu irushanwa rya Miss Supranational International. Umwe muri aba bakobwa ni igisonga cya mbere undi ni Yegukanye Ikamba. One of them is the first runner-up. The second one is, of course, Miss Supranational Rwanda 2019. Nabatsindiye. Without further ado, Yegukanye Ikamba rya Miss Supranational Rwanda 2019 2019. Les contestants number 18 niwezerekeza muri Poland guhagararira DJ dushe indirimbo
Shanitah wenda nk'abantu batafite amakuru yabahe ugiye mu marushanwa y'ubwiza akangahe ubu ngubu ni gatatu hena Miss Rwanda aho nabaye first runner up University Africa aho naje muri top 10 nk'iri ngiri yego icyavuzwe muri Miss Rwanda ya mbere wagiyemo wahanuriwe na Rugagi ko uri we Miss Rwanda wanuze burapfuba cyangwa yavugaga ibi ngibi ikiza ko byasobanutse ko atigeze amanurira gusa abantu mu bintu bitandukanye usubiye muri video nta buhanuzi basangamo hari byinshi byavuzwe ukiri mu mwaka ushize n'icyo wabivuga kuko hari abantu bagiye babyenterpreta bihabanye n'ukuri kwa video nyirizina byuko ngo wahanuriwe n'icyo bivugaho n'icyo bibwiraho abantu icyo nabwira abantu nuko ntago nahanuriwe byari amahirwe y'amaga nkuko yari pasiteri wanjye mu rusengero kandi bibaye ntaho bifite bihuriye na biriya navuga ko wenda ari umugisha cyangwa se amahirwe ngiriye kuba nakwegukana ino kamba nk'umukobwa ukijijwe nk'umukobwa uzi Imana aya mahirwe urayafata ute uyafashe ute ndabisubiramo ndishimye cyane ibintu nari niteguye ntago amahirwe y'umugenzi wanjye kuba angewe utsinze ndishimye cyane dusoza hari icyo wavuga kindi ndashima Imana kubwa bino ngezeho kubera ko niyo kindi ndashimira famiye ababyeyi aho tuvukana ndetse n'abandi banshyigikiye muri rusange